Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana yacu icyubahiro. Nongeye gushima Imana yabarinze nanjye kandida uyu munsi yongeye kwemera ko mu rusengero mu mavuna nk'aya ngaya turi kumwe. Imana yacu icyubahiro. Kera ngo ndavuga igihe murukira gukora amavuna aha i Remera, umunsi wo ku cyumweru wari umunsi utagorana cyane, ariko ubu umunsi wo ku cyumweru niwo munsi usigaye ugorana muri presence y'abantu. Ariko impamvu ugorana nayo ni nziza. Impamvu ari nziza nuko abana b'Imana basigaye bakora ubukwe tukabashyingira. Mbese byo si byiza, si byo kwishimirwa. Ubukwe ni kimwe mu bikorwa tugira mu mihango y'itorero cyangwa se mu mirimo ikorwa mu rusengero rwacu myiza cyane, nayo kandi yejejwe uko tubona mu nyandiko zera. Nabyo rero n'undi mugisha tujye tuwushimira Imana. Kanya nahoze nganira n'abayobozi turimo tureba uburyo muri iyi minsi ubuzima bw'iyobokamana mu matorero atandukanye burimo bugenda buhinduka. Urebye mbere ya corona uko byabaga bimeze na nyuma ya corona uko bimeze, ubona ko hari impinduka nini zabayeho, kandi ntabwo ari hano i Remera honyine gusa, ahubwo n'ahandi usanga ariko bigenda. Hanze y'u Rwanda imbaraga ibasunikira kuba mu ijambo ry'Imana. Nibitaba ibyo aho no tuzagenda tugera, kandi nabyo ntabwo bizaba ari umugisha mwiza cyane, ahubwo bizaba ari ingorane. Muri TMI twagize nasemuriye umukozi wakoraga muri radio, kuri radio na televiziyo cyane, ariko ubwo ndavuga televiziyo y'itorero ku isi. Icyo gihe ndimo musemurira inshuro nyinshi yakunze kujya mbaza ngo ese aba bantu baza mu materaniro bangana barya nta kazi bagira? Nkamusubiza nti barakagira. Ati none se ko bitabira cyane kandi umuntu akababwiriza isaha yose bicaye badahaguruka, baba barimo bumva cyangwa nta kibazo bafite? Nyuma rero mbonye akomeje kwimbaza, ndamubaza ese kuki umbaza ibyo bibazo biterwa n'iki? Arangije arambwira ngo iwacu kugira ngo uzabone abantu baza mu materaniro yo gusenga biba ari intambara. Iyo ubonye benshi ni 3, 5, 6, ubwo abandi barigendeye nabo, kandi nta mwanya bafite wo gukomeza kuba imbere yawe ubabwira ibintu byinshi. Icyo gihe rero murumva ko muri icyo gihe yabimbwiraga hashize iminsi. Ndahamya nashidikanya ko namwe hano i Remera hari igihe twigeze kujya tugira ibihe byo gusenga, ibihe by'amateraniro, abantu bakitabira ndetse n'urusengero rukuzura. Ayo ni amateka. None rero uko iminsi yagiye ihindi byagiye bigabanuka kugera ku mubare dufite uyu munsi. Uyu mubare dufite rero nawo ni mwinshi. Hari igihe kigiye kuzagera nawe ugenda ugabanuka kugeza igihe abantu tuzavuga tuti nyine nta kundi, ni iterambere ry'isi, nta kundi byagenda. Iyobokamana ikoranabuhanga cyo bikoze ryaraje,
riradufasha, utabashije kuboneka agakurikirana amateraniro mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubona rero ariyo si turi kwinjiramo, ahari nanone nkeka ko ishobora kuzazana conflict, ishobora kuzazana amakimbirane, sinzi niba ariko nabyita mu Kinyarwanda, ariko ntabwo hari kiryoshye cyane nk'uko nabyifuzaga mu myaka izaza iri imbere. Ni ukubwira abantu ngo nimuze mu rusengero, bakavuga bati twebwe turakurikiranira amateraniro online, twibereye mu rugo, twatumiye imiryango yacu n'ibindi. Noneho abantu batangire rimwe na rimwe, urabona iyo ibintu nk'ibyo biri kugenda byaduka, ntibibura kuzana n'ibyabyo biza bikurikiyeho. Namwe nyine muri kubyumva, ntabwo nshaka kubivuga cyane, ariko hari abantu bashobora kuzabireba kubwo kutamenya ko ari igihe nyine turi kugenda twinjiramo, babibona bakavuga bati nyamara namwe mufite umwanya wo kujya hariya, ubwo mujye mugenda, babandi bataza tukaba twagira uko tubajajinga. Mbwiriza kubera ko nabikoze kera, hari igihe cyageze projecteri zikoreshwa n'abantu bake cyane, maze mu barayiki b'abavugabutumwa, abarayiki twabwirizaga dukoresheje projecteri, bamwe muri bagenzi bacu batangira kutuvuga mu bundi buryo butari bwiza, kubera yuko twarimo dukoresha ibitandukanye n'uburyo bo bari basanzwe bamenyereye bukoreshwa. Icyo gihe yitwaga ikirangaza gituma umuntu atavuga mu mbaraga y'umwuka wera ngo umuntu yumve. Hakazamo na bya bindi by'amashusho, wenda byo bishobora kugira impamvu zabyo kandi zimwe zumvikana n'ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi abantu barakoresha projecteri nta kibazo. N'ubu ngubu urabona ko iriho tugiye kuyikoresha, ibyo nta kibazo. Isi rero bisa nkaho irimo igenda ihinduka, gusa nge ingorane n'impungenge nshobora kugira n'imwe, Imana tuzasenga izadufashe iyo ngorane ye kuzabaho, nuko abantu benshi bashobora kuzabona cyangwa se kuzibonaho bageze mu gihe cyo guhakana Imana. Kubera yuko impamvu mbibabwira, ndabizi ko ni icyorezo dufite muri iki gihe. Abantu benshi basigaye bita ibyobokamana, mu ijambo ry'iki gihe rigezweho ni sikamu. Abantu benshi no mu Adventiste barahari babivuga, bakavuga ati biriya bintu ni sikamu rwose, nta ni ibintu by'ibitekinikano biri aho ngaho, ibintu abazungu bagiye baratekinika, baraza babidushyiramo, maze natwe turamiragura turayoragura, none ndebera byadutesheje umutwe. Nyine murabyumva namwe. Ibyo bintu rero bitangira byitwa sikamu, nimugire ngo Satani umushinga ntabwo aba ari kuwiga, aba ari kuwiga neza. Noneho tekereza niba urubyiruko rubyita sikamu, ubwo abana bazabyara bazabyita iki? Baza bafite irindi zina ntazi. Biravuze ngo rero dukwiriye gusenga cyane mu buryo bukomeye, kugira ngo ahazaza h'itorero muri rusange, umudendezo w'itorero no kuvuga ijambo ry'Imana muri rusange bizakomeze kubaho, kuko hari igihe gishobora kuzabaho abantu bakisanga batanemerewe no kubivuga. Mu bihe byashize, hashize igihe mbere ya corona, najyaga nsoma articles, ibinyamakuru bitandukanye, nkabona hari ibihugu bimwe na bimwe byashyizeho amategeko n'ibihano ku muntu ubwira Imana abandi baturage muri ibyo bihugu byabo. Bimwe muri byo igihano cy'imyaka y'igifungo gito byari byarashyizeho, yari imyaka 12. Murumva ko rero hari igihe gishobora kuzabaho wasanga umuntu umusuye ugiye kumubwira ijambo ry'Imana, ikirego kikujyana mu rukiko kikaba kirabonetse, bakajya kukurega mu rukiko kubera yuko uri kuzanira umuntu ibiganiro adashaka kumva, umuzanaho ibintu by'Imana. Hari inkuru rimwe na rimwe njya mvuga nayo y'umusore umwe nigeze kujya kumubwiriza hari kera, mugezeho igihe narimo mubwiriza, abarambwiye ati rero ibyo bintu byawe uri kunzanaho by'Imana, njyewe ntabwo nkunda Imana,
njyewe Imana ndayanga. Ubwo rero hagarikira aho ngaho nujye n'ibindi bintu mbwira. Ndavuga nuke nta kibazo, ngiye guhagarikira aha ngaha, ariko byibuze unyemerere ngo usengere. Arambwira ngo niba uzi neza ko uri bunsengere mu izina rya Satani, aba ari bwo unsengera. Naho niba uzi ko unsengera mu izina ry'iyo Mana yawe anga, ayo masengesho sinyakeneye, kugira ngo nkwereke ko n'Imana nyanga urunuka, ngiye kuyituka wiyumvira. Bwo ndamubwira ati ngaho mbabarira nyine wiyituka turekeraho n'ibiki, ariko nagiye ntamusengeye kuko ntabwo nari busenge mu izina rya Satani, kuko niko yambwiraga. Niba ndi buzanemo ibintu by'Imana, wapi. Hari n'uwo nigeze kubona nawe avuga ati nabonye urwango abantu bose banga Satani, nibaza icyo bamuhora, numva ndakiyobewe. Njyewe numva ndamukunze, ahubwo icyo bamwangira njyewe nicyo mukundira. Isi turi kugenda twinjiramo mu myaka iri imbere, ababyeyi nimudashyiraho ingamba zihamye n'amasengesho ahamye, n'itorero ngo mushyireho ingamba zihamye, cyane cyane mu cyiciro cy'abana, urubyiruko n'abasore, ngo habeho gahunda zifatika zirimo n'amasengesho ntazi ubwoko bwayo. Aba bana ngo dutangire twongere tubibutse iby'ijambo ry'Imana, tugakomeza kubareka bakaba exposed ku bitente, ku mateleviziyo n'imikino muri telefoni na TikTok n'ibindi byaje byinshi cyane by'inzaduka. Ndababwiza ukuri ko hari igihe kizagera ababyeyi mukazajya mureba abana banyu agahinda kakabica. Niyo mpamvu itorero nirishyiraho ingamba, kandi wenda reka nzabikoreho neza mbereke icyo ubushakashatsi bwavuze kuri iki mbabwiye kiremereye. Ariko mbere yo kwivugira iby'ubushakashatsi ngo nzabahe statistique, namwe ubwanyu hari ibyo mushobora kwibonera nk'itorero muri rusange. Muzafate imibare y'abana mu cyiciro cy'abana tugira, murebe uko imibare yabo ibingana. Nimurangiza mujye mu rubyiruko, murebe imibare y'urubyiruko uko ingana. Nimurangiza mujye mu basore, murebe imibare y'abasore uko ingana. Ndababwiza ukuri ko nimubikora muzabona ikinyuranyo gikomeye cyane. Imibare myinshi muzayisanga mu bana, uko bazamuka bajya mu rubyiruko igabanukeho gake, noneho bizagera mu basore byagabanutse bikomeye cyane. Ikibazo gihari ni iki? Kubera iki uko bagenda bakura, aho kugira ngo umubare batangiranye mu cyiciro cy'abana ukomeze kuzamuka nk'uko wari uri muri cya gihe cyabo, hagenda habamo drop off, imibare igenda igabanuka. Abo bantu bajya he? Barapfa cyangwa hari ibindi bibajyana? Nimukorera ubusesenguzi bwimbitse mu itorero, muzasanga abenshi igihe kigera iby'Imana bakabyivumburira, bamara kubyivumburira bakabivamo, bamara kwivamo bakigendera, hakaza abandi bashya twararitse twabatije mbyita bakazana. Twiteguye, hari n'ingamba zagiye zishyirwaho kugira ngo byibuze turebe yuko urubyiruko, abana bakiri batoya bakomeza gukunda Imana, kugira ngo rero ibyo bintu bizagerweho. Babyeyi mufite uruhare rukomeye cyane, torero mufite uruhare rukomeye cyane. Mbivuze ndebe umukuru w'itorero mukuru, kugira ngo amenye yuko mu ngamba ziri gufatwa mu itorero ahantu dukwiriye kongera kwitaho tugashyira imbaraga aho hantu harimo. Reka mbabwire ikintu cyabaye mu burezi bwacu. Hari igihe cyageze mu bigo by'amashuri, umwarimu uzi kwigisha neza, umwarimu uzi ubwenge wese agashyirwa mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, cyangwa se muri senior free, mu mwaka wa 3 troncome, cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Noneho ingaruka zaje kubizihe? Wa mwana muri garidiyene, murabizi ko garidiyene abarimu bajyaga kwigishayo mu bihe byigeze kubaho, babaga ari babandi bagiye mu ishuri bikanga,
bigasoza amasomo bayacikirije ku mpamvu zigiye zitandukanye, uwo nguwo bakamufata bategenda ujye muri garidiyene wigisha abana. Noneho undi nawe urangije wa piripiri, nyine ubwo nimvuga ngo piripiri ntabwo ndi gutukana, ahubwo ndashaka kuvuga ko muri performance, mu mikorere ye babona nyine biri hasi cyane, batereka tumushyiririye mu wa mbere, niho biga IUOAE, ajya afatanya nabo, hari nabo babita ngo ni mu binyoni, ajya afatanya nabo ngabo bigire muri za IUOAE. nta kundi. Ingaruka zaje kubizihe rero, igihe cyarageze abana batangira kuzamuka nta kintu bifitiye, byagera mu wa gatandatu abarimu bahari bagatangira guhangana n'urugamba rwo kubigisha ibyo bagombye ko barize kera, bagakurikirana na porogaramu y'umwaka bagezemo, ugasanga ni akazi karemereye cyane kuri bo. Bamwe ku bw'amahirwe ubwenge bukaza, abandi ku bw'ingorane bikananirana. Ariko twigeze kujya tubona n'abantu batazi gusoma. Ariko uyu munsi nimufata ikinyarwanda, reka mbabwire, ngewe naratangaye. Nagiye njya mu mashuri amwe n'amwe, nagera mu wa mbere, mu wa kabiri, waha umwana agatabo k'inkuru akagusomera, nabihuza n'ibyo bihe wahaga umwana wiga mu wa gatandatu pirimeri cyangwa se no muri segonderi, ijambo yandika rikamunanira. None uyu munsi bari kubyandika bigashoboka. Icyabaye ni iki rero? Habayeho ingamba zikomeye kwigisha abashinzwe uburezi mu nzego zose zitandukanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, ngo muri pirimeri mu mwaka wa mbere hahandi, wa kabiri, wa gatatu niho umwana apfira, niho akirira, nyabuna nimushyiremo umwarimu ushoboye, ufite imbaraga ku buryo abazamura mu nguni zose. Abana batangira kugenda bazamuka. No mu itorero rero ni uko nguko. Nimushakisha abantu bafite imbaraga, bashoboye, bagende bakuze icyiciro cy'abana, abana bacu bazamuka bakunda Imana mu itorero. Noneho nibagera no mu ngo zacu, wasanga ababyeyi natwe twashyizeho izindi ngamba ziremereye zizatuma bakunda Imana. Icyo gihe nibwo ingorane turimo tuvuga zishobora kuzabaho zazagabanuka. Ariko nitafata ingamba zihamye bizagenda ukundi. Reka ne gukomeza kuvuga byinshi bisa nkaho ari introduction, dore ko n'iminota isi igenda, ariko nabyo byari ngombwa, ahubwo nigarukire ku cyigisho nshaka ko twigana muri uyu mugoroba, nacyo kitureba, kivuga ngo ikirere si umupaka ku isengesho. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana nziza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubwo twicaye munsi y'uru rusengero cyangwa se munsi y'iki gisenge, twaje kumva ijambo ryawe, turakwinginze ngo imbaraga y'Umwuka Wera ikomeze gukabakaba ku mitima yacu. Buri muntu wese waje aha hantu ahave hari imbaraga ihembura yinje mu mibereho ye. Kandi n'abari kutwumva mu buryo bw'ikoranabuhanga badukurikiye, abo nabo ukomeze kubana nabo kugira ngo nabo barusheho gukurikira neza, nta ngorane, nta nkomyi, ibibarangaza nabyo ari bikeya. Twese hamwe dukomeze kukuboneraho umugisha mu izina rya Yesu, amena. Ikirere si umupaka ku isengesho. Iyo witegereje ku isi, intera iba hagati y'ikirere cyangwa se kuva ku isi ugera ku zuba, abahanga iyo bari kubipima bene ibyo birometero, akenshi bakunze gukoresha urumuri inshuro ruzenguruka isi. Urumuri rero iyo ruzenguruka isi, ruzenguruka rwirukanka cyane mu mbaraga zidasanzwe, ku muvuduko udasanzwe. Noneho kugira ngo urumuri ruzave ku isi ku muvuduko ruba rufite, cyangwa se ruve ku zuba, ruva ku zuba rugera ku isi, mu muvuduko udasanzwe rugira, rubasha kuhagenda igihe kitari gito cyangwa se iminota itari mike, kuko rwirukanka cyane ku muvuduko udasanzwe maze rukagenda. Aba ni abahanga bagerageje kwerekana amasegonda n'iminota rushobora kuva ku zuba, urumuri ruva ku zuba rugera ku isi. Maze igihe babikoraga,
hari ibyo baje kubona, hari imibare baje kubona, ngira ngo ahari tuze kuyirebera hamwe, nze kuyifashisha nsobanura icyo nshaka gusobanura, maze turusheho kugenda tubyumva. Iyo ugera kuri Merikire murabona ko ni iminota 5 n'amasegonda 18, rugakomeza urugendo, rugenda rukomeza rugana hejuru iyo ngiyo mu kirere aho izuba riri, nyamara rukaba rwirukanka mu buryo budasanzwe buteye ubwoba. Ku zuba rero rurakomeza rukagenda kandi rurirukanka cyane, rukagenda rukahagera habaye amasegonda 8, iminota 8 n'amasegonda 17. Mu munota umwe rero umucyo ugenda ibirometero miliyoni 17 n'ibihumbi 699. Urumuri nibyo birometero ruba rubashije kugenda mu munota umwe. Noneho ku munsi ubwo ni amasaha 24, urumuri ruba rushobora kuba rwagiye ibirometero bingana na miliyari 25 na miliyoni 486,560. mu mwaka umwe wonyine gusa urumuri ruzaba rugiye 1 2 3 4 5 bira turabibara ngo iki tiriyoni yego tiriyari 9,000. ibikurikiyeho ni imibare nize iyo nago yagezeho hari igihe kubisoma bingora, ariko mu mibare murabona ko ni ibintu nyine birenze miliyoni, bikarenga miliyari, bikagera kuri tiriyoni, nkuko turimo tubivuga byose. Tiriyari ubwo ni tiriyari cyangwa se tiriyoni 9. Iki gipimo cy'ibirometero bingana bitya gihwanye n'igipimo kimwe twita layitiya. Layitiya ni urugendo urumuri rugenda mu mwaka umwe. Iki gihe rero cyangwa se uru rugendo rwagenzwe mu mwaka umwe rukabarwa mu kindi gipimo cyitwa layitiya, nk'uko tugira kilometero, nk'uko tugira kilograma n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyi layitiya rero ivuze iki? Abahanga babona ko intera iri hagati y'ijuru n'isi, igice kirekire kibasha kugaragara ko ari miliyoni 47 za cya gipimo tumaze kubona cya layitiya. Miliyoni 47 za kiriya gipimo urumuri rugenda mu mwaka wose, kandi urumuri mu mwaka wose tukaba twabonye ko rugenda iriya mibare tiriyoni 9. ubwo niko twabibonye. Ubwo urumva tiriyoni 9 ni akantu kamwe muri layitiya. Ako kantu kamwe ukagakubuka ukagera kuri miliyoni kavaho ukagera kuri miliyoni 40, ukagera kuri miliyoni 47. Abahanga niko babibonye, abo nabo mu isi. Noneho intera iba hagati y'izuba n'isi ikaba ari miliyoni 151. Urwo rugendo rero umuntu abasha kugira kugera ku zuba akoresheje imyaka 10, ashobora kugera ku zuba imyaka 19 agenda n'indege ifite umuvuduko w'ibirometero 845 mu isaha. Ugenda n'iyo ndege ifite umuvuduko byazagusaba imyaka 19 kugira ngo ube wageze ku zuba. Aho ni ku zuba, kandi hejuru y'izuba hari urundi rugendo ugana aho Imana iba, nubwo naho nzi nanjye utaza kuhambaza kandi nanjye naho nzi. Noneho ibyo birometero cyangwa se iyo ntera, uramutse uri kugenda n'imodoka ikoresha umuvuduko w'ibirometero 96 mu isaha,
byazagutwara imyaka 177. Bivuze ngo umuntu waba waratangiye urwo rugendo n'imodoka, umuntu mukuru uri hano imyaka afite sinyizi, ariko reka tuvuge ko hano hari umuntu ufite imyaka 80. Mwumvi igihe yavukiye uri gutwara imodoka nta guhagarara, n'uyu munsi waba ukiri kugenda ngo urebe kugera ku birometero by'aho izuba riri. Noneho uri kugenda n'amaguru ukaba ufite umuvuduko wa metero 4.8 ku isaha, byazagutwara imyaka 3536 kugira ngo ugere aho izuba riri. Ikibazo, aha hantu ni hafi cyangwa ni kure? Ni kure pe, ni kure ndetse bikabije, birenze ahari nuko tubitekereza. Imyaka 3000 ugenda n'indege imyaka 19, ni ahantu kuri. Nubwo ari kure rero, ikirere si umupaka ku isengesho, kuko uyu mwanya ushobora gusenga isengesho rikirukanka rikagenda bya birometero tumaze kuvuga rigahita ribirenga, rikaba rigeze ku Mana, Imana ikabira kumvise ikagusubiza. Murumva uburyo filozofi y'Imana mu buhanga bwayo, mu bunararibonye bwayo, mu bwenge bwayo yashyizeho ingamba ziremereye zo gusabana n'ibiremwa byayo ku isi nubwo ari kure ugereranyije n'aho iri. Mwibuke kandi ko nitujya no mu ijuru ngo tuzahagenda iminsi 7 n'igice, wa 8 tugasohora. Nabibonye bari gusobanura rwa rugendo rungana n'igice cy'isaha, ngo mu ijuru haba ituza igihe kingana n'igice cy'isaha. Wagisesengura mu buhanuzi wifashishije umunsi umwe uhanye n'umwaka tujya dukoresha, ugasanga ni igihe gihwanye n'iyo minsi 7 n'igice. Bamwe bakabihimbamo indirimbo ngo tuzagenda iminsi 7 ku wa 8 dusohoreyo. Niba rero koko ari rwo rugendo tuzagenda, kandi tukaba twumvise uburyo ari kure indege yihuta yahagenda imyaka 19, twebwe tukahagenda iminsi 7, ubwo murumva umuvuduko abana b'Imana bazava ku isi bajya mu ijuru bazaba bafite, uzaba ari umuvuduko uteye ubwoba. Ntabwo wabitambika ngo bikugwa amahoro. Ya Mana rero iri ahantu hakomeye, yashyizeho ingamba ziremereye mu buryo bwayo. Iyo dusomye mu Migani 15:29 hari amagambo avuga ngo Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi, ariko kandi akumva gusaba k'umukiranutsi. Abasenga Imana iteka ryose, gusaba kwabo Uwiteka arakumva, nta kibazo bashobora kugira. Iyo dusomye muri Luka 11:1 hari amagambo avuga ngo nuko ari ahantu hamwe, uwo ni Yesu bavuga, asenga. Arangije umwe mu bigishwa be aramwegera aramubwira ati, Databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishaga abigishwa be. Mu by'ukuri imibereho y'ubuzima bwa Yesu ari hano ku isi, yakundaga gusenga kugeza ubwo n'abigishwa be babyitegereje bakabona nibasenga, bumva bifuje gusenga nk'uko asenga, bati noneho twigishe no gusenga. Ndagira ngo mbabwire ko n'uyu munsi abantu dukeneye kwiga gusenga, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Yesu akiri mu isi yigishaga abigishwa be uburyo bwo gusenga, akabigisha kujya bikoreza Imana amaganya yabo uko bukeye n'uko bwije, no kuyitura imiruho yabo yose, kuko Imana ibitaho. Isezerano ry'iremamutima Yesu yabasezeranije nuko ryuko imisabire yabo izumvirwa, niryo natwe yadusezeranije nidusenga izatwumva. Aya magambo ari mu kugana Yesu ku cyigisho kivuga ngo amahirwe yo gusenga. Abana b'Imana rero dukeneye kuvugururwa mu buryo bwo gusenga.
iyo tudasenga bigenda bite? Umwijima w'umubi ugota birengagiza gusenga, n'ibyongorero by'ibishuko bye bikabatera gukora ibyaha. Ayo makuba yose bayaterwa nuko batita ku ihirwe Imana yabagabiye, ari ryo gusenga. Iyo tudasenga umwijima w'umubi ugenda utugota. Abantu bose birengagiza gusenga rero bagotwa n'umubi mu buryo bukomeye, kandi aya makuba akabazanira gukora ibyaha. Mpamvu uyu munsi ibyaha bigwiriye nuko imbaraga zo gusenga mu bantu zabaye nkeya. Ntabwo abantu bagisenga, ntibagisenga uko bikwiriye. Kugana Yesu paje 48 bavuga yuko tuba tugomba no gusengera hamwe n'abo turi kumwe mu rugo. Abantu iwacu mu ngo tugomba gushyiraho ibicaniro by'amasengesho. Dukwiriye kutirengagiza kwiherera n'Imana kuko ari byo bugingo bw'umutima. Ahagaha rero ni rya sengesho ryo mu rwiherero. Uvanyeho iryo mu muryango, iryo mu rwiherero ni ingenzi. Ijisho ry'Imana reka risuzume umutima wawe wiherereye. Imana yonyine niyo yumva gusenga. Imana yonyine niyo yumva gusenga ko mu rwiherero. Ese uyu munsi uracyagira igihe cyawe cyihariye wihererana n'Imana yawe ugasenga ukaganira nayo binyuze mu isengesho, cyangwa imibereho yawe yubakiye kugusenga mu muryango no mu itorero bikarangirira aho ngaho? Amagambo akomeye avuga yuko nta gutwi k'umunyamatsiko gukwiriye kumva bene iyi misabire. Umutima w'usengera ahiherereye nugotwa n'ibiwuhuza, ntiwumva urusaku no gusamara guterwa n'iby'isi. Ushakana Imana ituza kandi ufite umwete mwinshi. Ni cya gihe umuntu aba aganira n'Imana ye bonyine, nta wundi uje kubitambika. Nyamara inyandiko z'ibanze, icyigisho kivuga ngo isengesho no kwizera, baranditse baravuga ngo inshuro nyinshi nagiye nerekwa ko abana b'Uwiteka basuzugura isengesho, ariko by'umwihariko isengesho ryo mu rwiherero, kandi ibyo barabikora cyane. Abana b'Imana inshuro nyinshi bakunze gusuzugura isengesho ryo mu rwiherero. Isengesho ry'umuntu umwe n'Imana ye, nge n'Imana tukagirana ibihe byanjye nayo, tukabana mu isengesho, nkayibwira kari ku mutima wanjye, nkayibwira ikimbabaza kandi nkayibwiza ukuri. Mfite mama, umubyeyi wanjye, rimwe ari igihe wenda muzabibona cyangwa se bamwe mwaranabyumvise, ngira ababyeyi babiri ariko bose bakunda gusenga. Umwe muri bo rero akunze kubwiza Imana ukuri mu isengesho, agasenga Imana akayibwiza ukuri kose, kandi no mu rwiherero niko abigenza. Niba ugezeyo yibwire, niba wumva unaniwe utanayisenga ubwira Imana uti wa Mana we, nubwo narinje kugusenga muri rwiherero ndananiwe, numvaga ntanagusenga, ariko kuko ntabaho nagufite, imibereho yanjye by'umwuka ishingiye ku isengesho, mise gupfukama ngo nganire nawe nkubwire ukuntu naniwe, ariko nkubwire yuko nyine no gufashwa nawe unduhure, unsubizemo imbaraga z'umubiri n'iz'umwuka, kandi undwaneho muri uru rugamba ndiho rwo guhangana na Satani mu isi icuza umwijima. Washaka ukanasoza ibyo ni ibyawe n'Imana yawe, ukayibwiza ukuri. Ariko nanone nuyibwiza ukuri uyituka. Hari abo njya numva bari gushima Imana ngo narayibwiye ngo mbona ninyumva, ngo bigezeho ngo ndayituka. Wowe uri gusenga uhangana n'ibyaha byo gutukana, ubwira Imana ngo igukize gutukana, uri no guhangara ugatuka n'Imana. Ntabwo dukwiriye guhangara Imana ngo tuyisuzugure, dore ko inyandiko z'ibanze zo zinavuga ko hari n'igihe duhangara kuvuga amazina yayo uko twiyishakiye bitanakwiriye. Ndetse nasomye inyandiko z'ibanze iravuga ngo abantu benshi bakunze gukoresha ngo Imana ishobora byose. N'ubu nanjye ndabivuze ngo, kandi ngo bakabivuga nta guhinda imishyitsi, nta kudagadwa,
nta no gukiranuka nk'uko bikwiriye, ngo mu gihe abamarayika bo mu ijuru badashobora guhangara na rimwe gutinyuka izina ry'ishobora byose. Ntabwo bishoboka ngo iryo zina muri bo risohoke mu kanwa kabo. Ariko twebwe bo mu isi, umuntu araba ari mu kabari, izina ry'iyo yera Yehova risohoke mu kanwa ke. Naba ari gutukana, atuka umuntu mu izina ry'iyikomeye. Reka mbabwire, ni ugutinyuka, ni uguhangara. Kandi ibi bizasobanuka ku munota wa nyuma, igihe Imana izaba igarutse ije guhemba no guhana. Ariko inshuro nyinshi aho nonshaka kwigarukira, nagiye nerekwa ko abana b'Uwiteka basuzugura isengesho, ariko by'umwihariko isengesho ryo mu rwiherero ni isengesho abantu basuzugura. Ubwo uzajya ukora imirimo yawe iminsi yose, ureke umutima wawe usenga Imana kenshi. Kandi bene iyo misabire mu mutima irazamuka imeze nk'umuvutumbagira, ukagira impumuro nziza imbere y'intebe y'Imana. Ntabwo rero Satani abasha kunesha umuntu ntamba ku Mana atyo, kuko mu gihe kandi n'ahantu nta n'ikindi cyose cyatuma tudakwiriye gusengera mu mitima yacu. Aya magambo ndi gusoma ari mu kugana Yesu. Bene uyu muntu ushikama ku Mana, agasenga mu rwiherero, agasenga mu muryango, agasenga mu mutima uko umutima utera, uri kuva ahangaha utashye wawe, uri mu kazi, umutima ugutera ugasenga, ndakubwiza ukuri, Satani ntabwo abona uko akunesha. Amagambo ari mu bifuzwa ibihe byose aravuga ngo ibanga Yesu yatsindishaga kwari uguhora aririmba indirimbo ngo ahari hose, mwibarizo, mwishyamba, bucya mu gitondo, ngo igitondo gisanganizaga indirimbo z'ibyishimo n'umunezero, ngo maze ngo inyoni n'ibyaremwe bindi bikanezezwa no kumuba iruhande rwe. Barandika baravuga ngo ubwo buryo bwo kuririmba bwamushobozaga gutegeka intekerezo ze zigakomeza gushikama kandi zishikamye ku by'ukuri. None uyu munsi twebwe ntituririmba, noneho n'indirimbo twumva ni indirimbo zidakwiriye, za zindi zitumanura mu byo kwizera zikadushyira mu isi. Inyandiko ivuga iki? Ibyo twizera, imico ya Gikristo, ni ku cyigisho kivuga. Baravuga ngo umwana w'Imana wese by'ukuri azavanaho gutegera amatwi indirimbo z'amanjwe, kandi azavanaho injyana yere yose, bakagira izo bavugamo jazz, bavugamo rock, sinibuka n'izindi bavuga. Ko abana b'Imana badakwiriye kwisanga ahantu nk'aho ngaho. Ariko uyu munsi mu modoka zacu indirimbo tugenda twumva ni izihe? Ni izitwegereza Imana ku buryo twumva turi closer nayo, cyangwa ahubwo ni za zindi nyine zitugira mu isi, tukababo mu isi nyine bayirimo neza cyane, ariko urugendo rwacu rw'iyobokamana rwo rukaba ruri kwazaharira. Abana b'Imana rero bakwiriye gukomeza basenga, ariko amasengesho mvuga ntabwo ari andi adujyana mu rusengero ngo usange umuntu ari guhera mu gitondo asenga agera nimugoroba, kuko kugana Yesu aravuga ngo utagira ikindi akora rwose keretse guhora asenga gusa, ntabura kurambirwa akabireka. Niyo atabiretse kandi amasengesho ye ahinduka amagambo asubiramo y'amahomvu. Hari igihe nanone kigeze kubaho abantu bagakora ikosa ryo gusenga, agahera ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu asenga, yewe igihe kikagira umuntu agasanga abuze amagambo avuga. Ya masengesho yo mu rwiherero rero, intambara ikomeye iravuga ngo aya masengesho yavuyemwo imbaraga yanyeganyeje isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye. Amasengesho ya hehe? Yo mu rwiherero. Abana b'Imana bagiye bayagira banyeganyeza isi. Iyi si twayinyeganyeza, ariko ntabwo inyeganyega kuko twagiye tuyasuzugura. Aho mu rwiherero niho abagaragu b'Imana bashingiraga ibirenge byabo mu masezerano yayo biturije banezerewe. Aho mu rwiherero umwanya wose Martin Luther yasaguraga amaze gukora imirimo ye, yawukoreshaga yiga,
akigomwa ibitotsi, akagabanya no ku gihe cye cyo kurya. Yishimiraga cyane gusoma ijambo ry'Imana. Intambara ikomeye igitabo gito paje 90. Aha mu rwiherero niho yavanye imbaraga zanyeganyeje isi zikazana ubugorozi bukomeye, ni kunyandiko ivuga. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke nuko amaze gukora imirimo ye yigaga, umwanya wo gusagutsa ukoreshaga ari kwiga, ndetse rimwe na rimwe akanigomwa ibitotsi. Uyu munsi abantu ntabwo bakigomwa ibitotsi, ndetse rimwe na rimwe akagabanya igihe cyo kurya, agakora amasengesho yo kwiyiriza. Uzi ko hano hari abantu batariyiriza n'umunsi umwe imyaka bamaze bariho ku isi, umunsi umwe, ariko mu kazi akaba yahera mu gitondo atariye akagera nimugoroba. Ariko kuvuga ngo uyu munsi ngiye kumara nsenga, ugasanga ntawe uhari. Bantu b'Imana, maze iminsi nitegereza bagenzi bacu mu kazi. Hari umukozi dukorana ntabwo yemera Imana ariko niyemera Yesu, ubwo ntabwo ari umukristo, ariko nanone si umwisilamu. Hagira gutya agafata ibihe iminsi 3 akambwira ati ndi mu masengesho, ndi gusenga, ndi kwigiriza ubusa, ndi gusabana n'Imana. Ntabwo ari umunyarwanda n'umunyamahanga. Iminsi 3 akayikubita, nta kurya nta kunywa amazi, kandi ukabona afite imbaraga. Ariko twebwe tuzi imbaraga zo gusenga n'agaciro ko gusenga. Hari abantu bamaze imyaka y'ubuzima bwabo nta munsi n'umwe bareyiriza, byibuze ngo nahere mu gitondo bagere nimugoroba batariye, bari gusabana n'Imana. Bantu b'Imana, rimwe na rimwe ni byiza kwigomwa, ndetse ukagabanya no ku gihe cyo kurya, kugira ngo urebe yuko waganira n'Imana binyuze mu isengesho, niba ushaka kuzagira imbaraga mu by'umwuka kandi ukabasha kuzatsinda ukagira kuri. Mu miryango yacu rero hari ikintu menya n'icyo ndi busorezeho. Mu miryango yacu hari ikintu nshaka kuvuga cyanditswe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Baranditse baravuga ngo mu ngo nyinshi gusenga birirengagizwa. Ntabwo ari ingo nke, mu ngo nyinshi gusenga birirengagizwa. Ababyeyi bumva nta kanya na gato ko kuramya Imana, haba mu gitondo na nimugoroba. Nta kanya na gato bashobora kumara bashimira Imana kubera imbabazi zayo zitarondorwa, kubw'umugisha wo kubaha izuba, imvura, bituma ibimera bikura, ndetse n'uburinzi bw'abamarayika bayo bera bubarinda uko bwije n'uko bukeye. Uwo mwanya ntabwo bafite, nta nubwo babyitaho. Nta mwanya bagira wo gusaba ubufasha n'uburinzi mvajuru, ndetse no gusaba ko Yesu yaba mu ngo zabo. Uwo mwanya ntawo uhari. Bajya ku kazi, aya ni amagambo yanteye ubwoba, bajya ku kazi nk'uko inka cyangwa ifarashi zijya kurisha, nta gitekerezo namba cyerekeye Imana cyangwa ijuru. Dufite ingo n'abantu bariho mu isi bameze batya, bajya ku kazi nk'uko inka n'ifarashi bijya kurisha, nta gitekerezo namba bifite kubyerekeye ijuru. Mu ngo nyinshi abantu babuze umwanya wo gusenga, babura umwanya wo kuragiza ingo zabo Yesu cyangwa se Imana n'uburinzi mvajuru, ahubwo igihe cyabo kinini kibereye mu bindi. Uwo mwanya wo ntawo bafite. Bafite imitima y'igiciro cyinshi batagombye kwemerera ko izimira. Aya ni amagambo nayo yankoza ahantu. Mwibuke ko ku munsi wa nyuma w'urubanza, bantu mwubatse mukagira umugisha wo kubyara, ikibazo cya mbere Imana izatubaza ni mpa abana nakuragije. Icyo kibazo cya mbere Imana izatubaza. Umunsi Imana izatubaza iki kibazo, bagabo namwe bagore bagenzi banjye muri ahangaha, ndetse n'abo basore bari ahangaha n'abana bato cyane bari ahangaha, nabo bizabareba mu gihe kizaza. Uzabasha gusobanura ute aho abana Imana yaguhaye wabashyize? Ikibazo rero ngiki aho gishingiye. Bafite imitima y'igiciro cyinshi batagombye kwemerera ko izimira, kuko umwana w'Imana atanze ubugingo bwe kugira ngo abacungure. Muri iyo miryango yacu
nyamara basa n'abarushwa n'inyamaswa kuyishimira, kandi zo zipfa zidafite ibyiringiro byo kuzuka. Abakurambere n'abahanuzi igice cya 12 kivuga ngo Aburahamu muri Kanani. Babyeyi, niba nta mwanya dufite wo gusenga ngo imiryango yacu, abana bacu tubiragize Imana, iyo mitima Imana yaduhaye tuyitegurire kuzaza kwa Kristo izasangwa imeze neza. Dore ikigereranyo twagiranijwe nacyo, ikigereranyo giteye ubwoba cyo kugereranywa n'amatungo adafite ubwenge, twe dufite ubwenge. Nubwo rero tugereranywa n'aya matungo, dukomeza kwibuka yuko ikirere si umupaka. Dukwiriye gushyiraho gahunda zikomeye. Reka nongere mbabwire iki ngiki ababyeyi muri aha ngaha. N'igihe mwateguye amasengesho yo gusenga, nanone ajye b'amasengesho meza atari ya yandi. Hari umuvandimwe wigeze kumbwira ijambo, n'inshuti yanjye rikomeye, aravuga ngo papa ajyaga dukubitira gusenga, noneho twajya gusenga agasenga karondogora agatinda, ngo ubwo rero nanjye ndamwiga, igihe cyo gusenga cyagera nkajya muri tuwarete nkatindayo, ngo byibuze nze gusoza numvise bari kuririmba indirimbo ya nyuma kubera ukuntu batindaga. Iyo mutinda cyane bihinduka ibintu birambiranye, abana bakabihirwa, bagatangira gushaka izindi mekanizme cyangwa se reka ubundi buryo bari bukoreshe kugira ngo barebe uburyo bakwigobotora iyo ngo yibashyizweho. Hari igihe dushobora kubikora nk'ishyaka ryiza ryo kugira ngo abana bacu tubatoze inzira nziza, ariko iyo nzira tukayibatoza nabi. Iyo tuyibatoje nabi barazinukwa, bakazinukwa burundu. Ariyo mpamvu n'ugita tugomba kubyitondera. Ariko nanone kuko ngira ngo noneho ngane ku musozo, ikirere si umupaka. Intera ishobora kudutandukanya n'abo dukunda hano ku isi, ariko nta bubasha ifite ku mubano dufitanye n'Imana binyuze mu isengesho. Ntabwo ari ikibazo cy'intera, ahubwo ni ikibazo cy'umutima udasenga. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Zaburi 145:18. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17:27 haravuga ngo kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Haleluya. Nubwo ahwiri ari harehare, hakaba nta muntu wabasha kugerayo uko yiboneye. Intera ihari ikaba ari ndende, ariko ntabwo iri kure y'umuntu wese. Iri ni isomo ridukomeza, rikaduha ibyiringiro, ritubwira ko igihe dushumbirijwe, turi mu byago, turi mu makuba, ari ngombwa kwibuka tukongera tugasenga. Iri mu ijuru iratwumva kandi igaca inzira igasubiza. Kambabwira ikintu kiremereye cy'umwitozo muzakora kugira ngo muzabone ukuntu Imana yumva gusenga kwacu kandi ikadusubiza. Muzagikore. Nimushaka muheru, ugende wandike mu ikayi yawe ushaka ibyifuzo ushaka kandi biremereye. Nushaka ukore urutonde rw'ibintu 10 wumva Imana igomba kugukorera muri uyu mwaka, maze ibyo byifuzo uko ubyutse ubisengere, uko usenze ubisengere. Igihe Imana kimwe gisubije, wandika ko itariki Imana igusubirijeho, maze umwaka nurangira wongere urebe bya byifuzo byawe. Mbabwije ukuri ko muzasanga Imana idusubiza. Nge ntabwo mbabeshye, muzasanga Imana idusubiza iyo dusenze tubivanye ku mutima. Nigeze gutinyuka, niko mbyita, ariko byari gutinyuka kurimo no guhangara. Nari mfite akazi, amafaranga kamembaga ndayazi, ariko ndavuga ni nzajya mvuga ngo Imana irasubiza. Ubu waba specific, nkavuga amafaranga nifuza ntazajya membwa mu kazi Imana yanshakira, nkareba. Narabikoze, ndangije
muri icyo gihe ndavuga Mana, akazi nshaka, ndashaka akazi kampemba amafaranga atari hasi yaya, byibuze ukazamura ugakomeza. Hari inshuti nari mfite ndayihamagara ndabijyana, ubu rero ubu noneho njye n'Imana mu masengesho nafashe ingamba zidasanzwe. Uzi ko mfite icyifuzo kimeze gutya ndi gusengera, maze arambwira ngo ariko Mana yanjye muratinyuka mugakabye mukanarengera mukagera naho muri kugondoza Imana, ngo njyewe Imana insubije ikajya impembaya, ntabwo ndi buvuga umubare wayo, insubije ikajya impembaya. Ndavuga ni rero njyewe nubwo ndi guhangara ndayihangara nkomeze nyisenge ndebe ko izabikora. Uzi uko Imana yabikoze ikansubiza nta n'amezi 5 ashize, ya mafaranga navuze mbona irayampaye. Nyuma ndongera ndavuga ni rero wa Mana we, ubu narabibonye nyine warabikoze, ndumva nshaka kandi kazi. Noneho nkiraho indi benchmark, andi mafaranga nifuza itajya munsi. Ariko nabwo nkavuga ariko rero nanjye ibintu ndimo gukora menya ari gukabya no kurengera. Ariko gitangaje ibyo nabyo yarabikoze. Bivuze iki rero? Mu by'ukuri Imana yacu irumva. Wenda isaha yawe yo kugusubiza niragera, ariko komeza usenge uzabibona. Kandi igiye kugusubiza iragusubiza ukabona igusubije mu gihe gikwiriye, ukabona mbere iyo gusubiza ntibyari kwa bimeze neza. Hari igihe nigeze gusengera akazi, kuko abantu benshi bangije kwiga nyine dufite ingorane z'akazi. Noneho hari organization imwe nari ndimo gusaba akazi, uko buri gihe na applyinzemo nsaba akazi bakansubiza kwa kundi badusubiza bavuga ngo tubabajwe no kukumenyesha ko tutagufasha. Inshuro ya mbere bababajwe no kumenyesha ko batamfasha. Ku nshuro ya 5 murambwirwa ngo tubajwe no kumenyesha ko tutagufasha. Ku nshuro ya 6 bashyira akazi hanze bakeneye umuntu ufite maîtrise, ntayo nari mfite icyo gihe. Ndapfukama ndavuga ni Mana, ngiye kongera na applying ndebe. Noneho ngiye kubona mbona baramamagaye ngo ninze muri interview. Batese amashuri ufite byose ndababwira, ariko sinababeshya. Nuko bisoza akazi nkabonye. Noneho reka mbabwire, ubwo wenda sirwo rugero nashaka gutanga cyane, ariko harimo akantu mvaga nshaka kuvuga. Nageze mwaho ngaho akazi bampaye kaba akazi ko kureberera ibintu muri iyo organization nakoreraga ku rwego rw'igihugu. Mu gihe twatundi nasabye inshuro 5 banga kutuma, twari mu turere tungahe imibare runaka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkababara ngo ntibamfashe. Igihe kiratinda naho Imana yiri gushaka kunsubiza ikama ibyiza birenze ibyo ngewe nasabye, kugeza igihe yaje kuba ibyo ngibyo nasabye muri icyo gihe, kandi icyo gihe irabikora. Bivuze iki rero? Ushobora uyu munsi gusengera icyifuzo Imana nihita igisubiza kuko ishaka kuguhikiza kikiruta. Ariko kubera ingorane ufite nyine ukumva Imana yakabaye ibikora, ikavuga iti banza wihangane ufata amasomo yanjye mwana wanjye, umunsi nzagusubiza uzagenda utanga ubuhamya. Hari igihe hari abantu nzi bagize ko mu buhamya basengeye abagore ngo bazababone beza, maze bamwe muri bo ubukwe bugapfa habura iminsi 3 ngo bashyingirwe. Bakababara bakagira agahinda bakarira, ariko nyuma y'igihe runaka bamaze kwiyakira bamara gushaka undi muntu, noneho bakabona wa undi wa mbere bari bagiye kujyaho bari bahishe, bagasigara bari gushima Imana. Bivuze iki rero? Mu by'ukuri umuremyi waturemye aradukunda, nta nubwo atwifuriza ikibi, ni kunyandiko zivuga. Kuko atatwifuriza ikibi rero tuba tugomba kumugirira icyizere, natwe tukabana nawe mu isengesho, kuko nibwo buryo yashyizeho bwo kugira ngo tumubwire, nawe akadusubiza binyuze mu ijambo rye. Tugafata umwanya kwiga ijambo ry'Imana, tugafata umwanya wo gusenga, ubundi bindi tukabimuharira, natwe tukamera nk'abandi yabwiye ngo muhagarare mwirebere agakiza k'Imana. None rero bantu b'Imana, reka nsoze mvuga nti Imana twese ntiri kure yacu, kandi intera iri hagati yacu nayo nta kivuze. Iyo dusenze irumva kandi ikadusubiza.
dukomeze tugirire icyizere, tuyintambeho, ibindi tuyiharire kubw'urukundo rwayo dukunda. Izagenda idukorera ibyiza uko bukeye n'uko bwije. Dukomeze kugenda tuvuga kugira neza kwayo n'ibyiza byo kuba muri yo. Mwibere muri yo, ubundi muzirebera kandi muzabibona ko ari byo koko kandi ari by'ukuri. Imana ibagirire neza, ikomeze kutuvugurura ku mbaraga yo gusenga mu miryango yacu, mu ngo, mu rwiherero rwacu, mu mitima yacu, ndetse nuko tugenda tugira imibereho isabana yuko bwije nuko bukeye. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga, ariko numva nshaka gusengera umuntu wumva azabatizwa. Ejo twahamagaye abantu bazabatizwa, tubona umubare utari muke urabonetse. Wasanga n'uyu munsi harimo umuntu wumva yifuza kubatizwa. Ndamusaba niba ahari ahagurukire aho ari maze tumusengere. Umuntu uri muri twebwe hano wifuza kubatizwa, ndamusaba ahagurukire aho ari tumusenge. Ntabwo musaba ngo aze hano imbere, arahagurukira aho ari niba arimo. Imana iguhe umugisha. Hari undi urimo wiyongera kuri uyu mubare w'abari kugenda bifuza kubatizwa, nawe nahagurukire aho ari tumusengere. Yego, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndaza gusaba umuyobozi ushinzwe kwandika abitegura kubatizwa aze kumwegera, noneho nanjye nsabe nanone Erida mukuru aze amushyira imbere y'Imana mu isengesho. Reka abo bishobokera dupfukamye dusenga Imana.